Hello, muraho cyane, sashimwe, sahimbazwe, umunsi mushya, amahirwe mashyashya Imana iduhaye yo gukizwa no kongera kuba bashya mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu. Hanyuma rero dusubirane Musanze gushutinga. Ndanabasuhuje kandi cyane abo tutari duherukanye. Dusubiranye Musanze gushutinga, aha hantu rwose ndahakunda, niba ari uko ari iwacu. Ariko ni na heza pe, ni na heza mu bisanzwe, ni ahantu Imana yaduhaye igihugu cyiza ku buryo njya mbona hari ukuntu abanyarwanda batabizi. Ahantu ni heza, haba hasa neza, haba hari klima nziza, hakonje bitari cyane kandi hatanashyushye, nyine wumva hari amafu. So twari turimo gukora indirimbo rero, aba videographer bajya bankurura amatwi iyo mbise abakameramani, kandi ni abakameramani bakamejeje ni abakamesi. Murababona ni abana beza atari, baduha vibe kuri seti, bagatuma dukora neza, hanyuma bakaba ari abantu bari professional, ni abaprofesiyoneri kabisa. Aba bantu bafite mu buzima bwawe umenya gufite umugisha. Njyewe ndawufite, Imana yarawumpaye kubagira. Ni abavandimwe, ntabwo ari abantu dukorana gusa, ni abavandimwe kandi ni inshuti, ni aba brothers. So tuba turimo turashutinga, ariko tunatekereza ku byo turi kuririmba, turimo kuvuga, tujya mu mwuka, tuba twafashijwe. Buriya hari ukuntu video isohoka ukabona ntago nyine yasohotse nk'ukuntu mwayishutinze. Hari ukuntu tuba twarashutinze turyohewe, twumva video nisohoka abantu bazuzura umwuka bose uko bakabaye. Tuba twuzuye umwuka, tuba tunezerewe. Abakamezi nabo bahari ahantu bigera bagafashwa, ukakivuga se noneho iriya kamera uramubona Mercy, murebe reba uburyo ki abari mu mwuka bafite vibe. Iyi session y'izi ndirimbo twakoze, nari meze nk'umuntu urwaye mu kono, no mu video bijya bigaragara. Ntabwo nari ndi guseka cyane, nari mfite intege nkeya z'umubiri. Niba nari nabaye iki, niba nari nananiwe, bijya nanirwa simbimenye, nkabibwirwa nuko ndi kubona resultat z'ibyo ndi gukora bitari kugenda neza, nkahita mvuga ati uzi ko nshobora kuba naniwe. Nuko nkabanza ngafata akanya nkangutuzi, nkitekerezaho, nkanarya. By the way, nkanarya kugira ngo ngire imbaraga. Reba nk'ahantu tuba turi gushuta, reba ahantu Mercy bari kubyinira, reba ahantu Mercy bari kubyinira, ukuntu haba habaye aba yaharimye mu by'ukuri, aba yaharimye mu by'ukuri. Tuba turi kumwe na ba nyiraho, abantu bahakorera. Of course twabasabye nyiri uburenganzira, tukanakora turi kumwe na buri kuntu baba bafashijwe. Reba uburyo cyo bari mu mwuka, yaragiye kwibagirwa ko umwana ari mu mugongo. Ariko izi ndirimbo sinzi pe, umuntu zidacengera afite ikibazo. Urayumva ukumva irakwinjiye, ukumva igeze mu imbere, ukumva ugashiduka nawe watangiye kuboja cyangwa se watangiye kuririmba. Sometimes hari igihe umuntu aba afite wenda nk'utuntu twijimye mu mutima, ibibazo se, cyane ko turi mu isi, wumva hari ibintu bitari kugenda neza. Ariko uko ugenda uyumva, ukajya ugenda ucya mu mutima, wa mwijima ugenda ugashiduka wishimye. Ni ukuri njye bimbaho kenshi cyane, kenshi gashoboka pe, bikunda kumbaho cyane. Niyo mpamvu uyu muhamagaro Imana yaduhamagaye njyewe gukunda. Niyo mpamvu ngukunda cyane, ko biruhura umutima. Ibibazo byose waba ufite kabisa, izi ndirimbo iyo urimo kuzumva, hari ukuntu ugenda uruhuka, hari ukuntu ugenda wumva mu mutwe hatangiye gutekana, noneho ukanatangira no gutekereza neza. So nuko nk'uko akazi kaba kameze. Hanyuma tuba turi no mu mastori, buriya story ziba kuri sense. Hari abantu bazi ngo abantu bamwe ntibavuga, ariko man, wakubwira igistori cya Musinga, wakubwira igistori cya Papa Mikaela, ariko gutera story y'ukuntu Mikaela yaraye adasinziriye. Ndazibutse numva ndasetse ndagagaye. Mikaela ukuntu ngo yaraye ngo atasinziriye, ngo akarara ngo ari kurira,
afite umwana witonda, ndi kumwana icyaguha nk'uwanjye hano ukamurarana umunsi umwe wahita uza kunyisubira nsubiza Mikayira wanjye. Afite umwana witonda ariko Mikayira ntabwo yasinziriye. Igisitari cya Mikayira kiba kiri kuzuba. So twagiye rero no mu Bigogwe, murahabona ahantu heza hamaze kubaka izina, abantu bamaze kumenya nyine nk'ahantu nyaburanga Imana yaduhaye. Ariko Imana irarenze. Umuntu ushobora kubwira ngo Imana irarenze ntabyumva afite ikibazo. Imana ishobora gucreating ibintu nk'ibi uzabaze mu Bigogwe nta muntu wahinze, uyu mucaca nta muntu wawuhinze, ni Imana yawuhateretse. Nuko rero imvura iragwa, kumva imvura itubuza gushutinga. Hari ukuntu imvura yica akazi ukavuga ati komani imvura, kandi abantu bari aha mu Bigogwe barayikeneye, uko bakeneye guhinga, ikeneye no kuhagwa uyu mucaca ugakomeza ukamera neza, inka zikabona ubwatsi zikarya zikabona amata. Nuko imvura iragwa rero yanga ko dushutinga burundu, yanga guhita. Turategereza tukava aha tukajya aha, tukimuka tukagenda, imvura wapi, imvura yanga ko dushutingira mu Bigogwe neza. Nuko rero yanze, turabyihorera nyine, turahasimbuka, turavuga tuti tuzagaruka nta kundi twabigenza, kuko nyine imvura yari yanze pe. Bijya bibaho kuri sete, hari igihe nyine bitagenda neza nk'uko mwabiteguye, kuko ikirere ntago muba mwavuganye. Murabona izo hari igihe ugera nk'ahantu ugahita wibona uhatuye, wenda ufite nk'izi nka zingana gutya, ufite nk'uyu musozi nyine ari uwawe, uragiriramo inka zawe, unywa amata, ukaba ufite amavuta y'inka nyine, ukifotora uhari, ukavuga ati ibintu byaba biryoshye, ariko kwa kuntu dukunda umujyi. Nuko turagaruka tujya hepfo gatoya, hano ni muri Nyabihu, ntabwo nibuka agace neza ukuntu kitwa, ariko naho tubona imvura ntiri kugwa, turafateka dufatirane, ntawamenya ibiri imbere, wasanga imvura yongeye ikagwa. Nuko turahakorera ahantu heza naho ku muhanda hahinze icyayi, hari abantu beza bimwe bavuga ati muze mwereke aba bantu ukuntu u Rwanda rusa. muze abantu bareba ukuntu icyayi cy'u Rwanda gisa, kandi mukora umurimo w'Imana. Turavuga tutereka tuze ahantu ni heza, haba hasa neza. Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitaka wanyamaza huku. Urieli katane no zuri la Mungu mutaka wapi milele. Atakusanya ngano kwa furaha karani marina kabio. Nta gihombo kirimo gukorera Imana, bidusaba nyine kugira no gushyiramo umwete, kumva tugashyiraho imbaraga, tugashobozwa na Kristo uziduha, kubera ko ibihe dusohoyemo ntibyoroha, ntabwo bitworohera. Imbaraga mbi zimaze kuba nyinshi, ariko Kristo yaranesheje. Ngayo nguko rero za ntege nke nari mfite, nari meze ukuntu kutari kwiza, byatumye binananira kujyamo imbere mu cyayi, ariko abatumishi barabikora. Nuko bari kwambara nyine ikote baryita gute buriya, nita buriya abantu bakora mu cyayi badufasha. Nuko urabona brothers ko bari kwambika brother. Imana iguha umu brother kwitaho, ugukunda mukundana. Abantu ni aba best. Nuko agiye gusarura icyayi atahinze, ariko ntacyo bitwaye, n'icy'umuturage w'igihugu, kandi nawe aracyemerewe. Nuko nari ndimo avuga ngo gukorera Imana nta gihombo kirimo, kubikora ubikunze, nyine tuboneramo inyungu nyinshi muri ubu buzima tubamo hano ku isi. Imana izaguha umugisha, kuko Imana yacu ntabwo igihemuka, nta nubwo igira nabi ku bantu bayizeye rwose pe.
turi ibihamya by'ibyo Imana yakoze kandi kugira neza kw'Imana twabonesheje amaso yacu. Niyo mpamvu rero natwe kubikorera twabigize umwuga, nta kintu gihari cyo kuduca intege. Uko isi yakwibirindura kose, uko ibisasu byaturika bingana kose, uko byagenda uko ariko kose, nta kintu gishobora kuduhagarika kuvuga gukomera kw'Imana yacu no kugira neza kwayo, kuko yakunyujije ku maso yacu turakubona, natwe twumva kuyikorera. Nibyo twiyemeje kandi rwose pe, ni ukuvuga ngo twarabirahiriye no kubihamya gutya. Ni ukugira ngo nindamuka ngerageje kwegeza inyuma akarenge gato, nzibuke ko nabivugiye no kuri izi mikoro, nzibuke ko nabivugiye no kuri izi video, nkavuga ngo njyewe narahiriye gukorera Imana ubuzima bwanjye bwose, kubumva umwami wanjye, kuko yanyihaye mbere angura amaraso ye. Njyewe ndiyinde wo kuvuga ngo niciye ku ruhande, nanjye rero nzahaguma. Gusa ajya acoza n'imbaraga kandi ntazabireka, kuko ari mu ruhande rwanjye ibihe byose. Gahe nguko rero, nguko iyo teke bayikoze ndahari, kubera intege nke birananira kujya mu murima. Sinzi ikintu cyari cyambayeho pe, sinzi ikintu cyari cyambayeho rwose. Numvaga nagize agatege gake, ariko ni bya bindi nyine by'abamama baba bataruhutse neza nyine bihagije, tukagira urutege ruke, ariko tuba tumeze neza. Ko nahavuye se nkajya kurya ibiryo byinshi kandi nkabishobora, kuko bitananiye. So ni ahantu Melissa aba yabyiniye mu by'ukuri, hariya ni ahantu Melissa aba yabyiniye. Arabyina ukagira ngo ni intabire bahacukuye. Ngayo nguko. Mu by'ukuri ninjya utanga akadanse, mujya mubimenya, mujya mubona akadanse, mujya mumenya uko ari njye. Muri korali habaga hari umuntu ushinzwe gutanga ritime, ushinzwe gutanga akadanse. Uwo ni njyewe rero muri iyi korali yacu. Ni njyewe utangamo akadanse. Nuko hanyuma rero nk'uko nabivuze nyine tuba turi mu mwuka. Melissa ahantu yabyiniye nta hantu haba hahuriye n'aho nabyiniye cyangwa aho papa wacu yabyiniye. Haba hari umwihariko, haba hari umwihariko kabisa. Tukanyuzamo tukareba niba byari binaryoshye, byari bisa neza. Izi ndirimbo ni nziza rwose pe, ni nziza. Muzazirebe, muzazikunde. Iyi session kabisa muzayikunde. Twakoze indirimbo enye niba nibuka neza, ariko n'izindi nyinshi tuba dukora buri munsi. Nuko nguko biba byifashe, niko biba bimeze. So turashimira rero abantu bakomeza kubana natwe, kuzireba, kuzikunda no kudushyigikira mu buryo bwose butandukanye. So kuri iyi ngiyi rero yari yo ya nyuma. Noneho rero ahangaha ni mu Kinigi, hahinze ingano. Aho twari turi kuzamuka kuri seti, tuzamuka turimo turabyina. Mba nyoboye igikundi buri gihe cyose, Mana Nyagasani. Nuko mu kuyobora igikundi rero ntibagirwa ko urutege ari rukeya. Nangira kumara imbaraga ntaragera kuri seti. Hano bavuga ngo few moment leta uretse uzure. Nuko ndashayaye ndawukata koko. Igikundi ndakiyoboye, turabyinnye. Urumva iyo twafashije twese turajyanirana, twese abakamezi bose, twese tuba turi mu mwuka umwe mu by'ukuri. Ariko imbaraga zo zari hafi ya nazo tayari. A few moment leta biranga pa. Kayo nguko ziranshirana burundu. Nuko imihanda itangira kuba ine, wari umuhanda umwe utangira kureba ibi. Nuko barumirwa. Debera inkweto za Melissa.
Imana ibahe umugisha. Bye, thank you for watching.